nimba ushaka kumenya ibihambaye by'Imana, ukamenya ubu bwami tuvuga imbaraga zabwo, ukamenya ko bufite ibisubizo by'ibintu byose uhanganye nabyo, nuko ugera imuhengeri. Aho ni uza kubona ibihambaye by'Imana. Imuhengeri ni mu busabane n'Imana, aho Imana igwishurira iyo ariyo, aho umenya imbaraga z'Imana, aho ijambo ry'Imana ritangira kubarema muri wowe, aho utangira kubona ububasha buri mu ijambo ry'Imana. Abagenda mu nyanja bakajya mu mazi y'umuhengeri, abo nibo babonye ibikorwa by'Imana, abo nibo babonye ibihambaye by'Imana. Haleluya, amen. Yesu yaravuze ngo mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, niho ibindi byose by'isi muzabyongererwa. Ariko ibyo ntago byoroshye, kubera ko isi tuvukiramo itubwira yuko dukwiye kubanza gushaka iby'isi, ibi biboneka. Ni ukuvuga ngo iby'Imana ivuga biba bihabanye n'iby'isi bivuga. Isi ivuga ko kwiye gushaka kwanze biboneka, hanyuma ibyo bindi nabyo bikazaza nyuma. Niyo mpamvu ubona inzira y'agakiza n'inzira yo gukorera Imana inanira benshi kubera icyo kibazo. Hano mu gihe cy'amasengesho tugeze gukora, ngo yari iminsi 3, ikintu twavuze twise l'interpellation du réel. Le réel ni biboneka. Ni kuvuga ngo iyo habaye mu buzima ingorane umuntu agenda ahura nazo mu buzima, muri filozofi byitwa l'interpellation du réel. Kuvuga ngo ibiboneka biba bigusaba kugira icyo uvuga, icyo ukora. Rero ushobora gusubiza mu buryo bw'imbaraga za kimuntu. Tuvuga urarwaye, ushobora guhita ukoresha amafaranga ukajya kwa muganga, utarinze no gusenga, ntabwo ari icyaha. Cyangwa ukaba ufite ingorane z'amafaranga, ushobora kwiyambaza banki nimba ibyo igusaba ubifite, utarinze no gusenga. Byose ntabwo ari icyaha. Ibyo rero babyita l'interpellation du réel. Ni kuvuga ngo ni ibintu mu buzima muri ibi duhura nabyo biboneka, havuka ibibazo bigasaba ko hagira icyo ukora. Umwana w'Imana icyo abujijwe no gukora icyaha, ntabwo wagira ikibazo cy'amafaranga ujye kwiba. Ariko nujya kwiyambaza banki, ukajya kwiyambaza inshuti ikagukopesha amafaranga, ntabwo ari icyaha. Ushobora kurwara ugahita wiruka kwa muganga, ntabwo ari icyaha. Ibyo rero ni inzira imwe uhitamo gusubiza icyo ibikuzengurutse byakubajije. Ko interpeller ni dore ukwiye gusubiza ikibazo. Ariko hari no gusubiza kuri iyo interpellation du réel mu nzira y'Imana. Aravuga uti ari ikibazo cy'amafaranga, ariko mbere yuko njya guta umutwe ndapfukama nsenge, kuko hano muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana hari isezerano. Ariko ibyo ntabwo ari benshi babikora. Bazamugiza ati wowe iyo le réel kwinterpeller wajisa gute? Iyo ibibazo bihagurutse ubyifata mute? Rero interpellation du réel cyangwa ibibazo mu buzima duhura nabyo, dushobora kubisubiza, guhangana nabyo mu buryo bubiri. Hari uburyo butari icyaha, ariko ntabwo bw'implika Imana. Ntabwo byinvolvinga Imana. Urarwaye, uyise wiruka kwa muganga, ntabwo wasenze, ntabwo ari icyaha. Kuko ntabwo wagiye ku bapfumu, wagiye kwa muganga. Kuko abaganga nabo n'abakozi b'Imana. Iyo bakoze ibintu bitanyuranye n'ubushake bw'Imana. Urashaka kuvuga? Hari igihe umuganga yakora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Hagiye ajya kuvanamo amada y'abantu. Ubwo se n'ubushake bw'Imana?
none si muganga. Ariko iyo akoze nkuko bikwiriye, ibyo bita l'éthique médicale, indangagaciro za kiganga, kuko hari wita le serment d'Hippocrate, uvuga ngo mu Bugiriki bwa kera mbere ya Yesu, umuganga wa mbere yashizeho indahiro y'abaganga. Rero iyo abantu barangije kwiga doktora y'ubuvuzi, hari indahiro nubwo yagiye ihindurwa kugira ngo ijyanye n'igihe, ariko niko bakiyita le serment d'Hippocrate. Ni kuvuga uwo Hippocrate yarabitse indahiro ati ndaraye yuko ntabwo nzigera mvangura mu kuvura. Murabyumva? Ntabwo nzigera nkora ikintu kubera indamu. Donc uvuga ngo hari ingingo zitandukanye, nibyo bita iyo serment cyangwa iyo ndahiro. Rero ni kuvuga ngo nubwo hari mu gihe cya kera mbere ya Yesu, ariko uriya Mugiriki w'umuganga wa mbere Hippocrate yari warubaka icyo bita l'éthique. L'éthique ni n'agaciro. Kuvuga ngo umwuga wose ukwiye gukorwa n'indangagaciro. Nubona nk'aba bantu batwara amabisi, biriya bakuru ugasanga mu mutwe we n'amafaranga gusa, araje akupye priority abantu, mujya mubibona, agahagarara hatari icyapa, akaza yabona umuntu gusa hariya ntahita kubiri imbere agahagarara. Uvuga ngo azi gutwara imodoka, nibyo bamwigishije, ariko mu mutwe we no mu mutima we nta ethique ihari. Umusirikare iriya mbunda ayifite ngo ashobore gukora ibijyanye n'umwuga we, ntabwo ari guhotera abantu. Uvuga ngo hamwe n'ubusirikare akwiye kwigishwa iki? Ethique. Murabyumva? Nuriya mushoferi akwiye kwigishwa ethique, ndangagaciro. Ibyo wakora byose nimba udafite n'agaciro, intego izaba mbi, ntabwo izaba nziza. Umucuruzi akwiye gucuruza avec ethique, ntagenda afata iminzani ayikorogoshore, wowe ukabona ngo ni kilo, kumbe yaguhaye amagarama 800. Niba ndi bacuruzi bari hano baba bari, rimwe mubwire ko mukwiye gukorana na ethique. Manishimwe. Nuvuga ngo ikintu cyose gikwiye kuba gifite ethique. Natwe hano umurimo w'Imana tukwiye guhambirwa na ethique ziri hano muri Bibiliya. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Rero iyo l'oreiller guhamagaye cyangwa icyo kibazo kivutse, hari uburyo bubiri bwo kugisubiza. Urarwaye, urafite amafaranga, urafite karita yo kwivuza, utujya kwivuza. Ntabwo ari icyaha, ni ukuri. Ibi urabyemerewe. Ikibi ni kugenda mu bapfumu bakakurasaga n'ibiki. Urafite ikibazo cy'amafaranga, izo ni ingero mbaha. Urafite ikibazo cy'amafaranga, ushobora kujya kuri banki ugasaba credit, inguzanyo nimba ufite ibyo basaba, ntabwo ari icyaha. Ushobora kugenda ukitabaza umuvandimwe, ntabwo ari icyaha. Ariko Imana ntabwo iri muri ibyo. Ariko kandi ntabwo ari icyaha. Iyo ni réaction permissive. Muri ko twiga la volonté permissive. Okay. Urabyemerewe. Ariko hariho rero nuvuga kubera ukwizera kwe revo ariho. Kubera ukwizera kwe urwego ariho. Mbere yo kwiruka kuri bank, mbere yo kwiruka ku bavandimwe, mbere yo kwiruka kwa muganga, avuga ati nubwo kwivuza kwa muganga atari icyaha, ariko ndabanza nsenge, kubera yuko uwa mbere nkwiye kubwira ibimbayeho ni umwami wanje. Ariko iyo nzira imenywa na babandi bamaze kugira mu rundi rwego, ndi bubabwire mu mwanya muto. None umuntu wese niyibaze, wowe iyo uhuye n'ibibazo ubanza gukora iki? Aho ni upimira ukwizera kwawe. Aho ni upimira wowe uri umukristo. Abana gute n'ijambo ry'Imana.
urizera gusa ko uzajya mu ijuru, aho niho bigarukira ubusabane bwawe na Yesu. Nzirinda icyaha sinzajye mu muriro. Turafite abakristo bene abo ku isi. Nzirinda icyaha sinzajye mu muriro. Ariko se kwizera kwawe n'ibyiringiro byawe bishingiye hehe? Ubanye gute n'ijambo ry'Imana? Ugezahe kwizera ko Imana ishobora kwentervera mu bibazo byawe? Kandi ashaka kubabwira bene abo bakristo bakiri muri urwo rwego nk'urwo ntabwo bafite icyo bamarira ubwami bw'Imana, nubwo buzuye mu masengero. Ni umubare gusa w'ubusa. Kuko ubwami bw'Imana abantu bafite icyo babumarira ni abantu bageze kuri urwo rwego, bazi yuko umuhamagaro wabo muri Kristo ntabwo ari uwo gusa kujya mu ijuru, ahubwo ni ugumenya icyo Yesu yabahinduye, bigatuma noneho ubuzima bwabo bugendera kuri icyo. Ntabwo Yesu yaje kumpindura uwo kujya mu ijuru gusa, kuko bibaye bityo uriya wabamanywe na Yesu hanyuma akavuga ngo unyibuke nugera mu bwami bwawe ntacyo uzaho umusumbije, kandi wowe wahawe amahirwe yo gukomeza kubaho umaze kumumenya. Uriya mugabo iyo batamubambwa bamwice, yari kwigishwa n'intumwa hanyuma akamenya icyo Yesu yamuhinduye cyo, za mbaraga yakoreshaga mu bugome no kwiba no kwica kuko yari umugome, yari guhita zikoresha rero mu kujyana imbere no gusunika ubwami bw'Imana. Amen. Rero umuntu nk'uwo abaho ni mu ijambo ry'Imana aziga gusa kuzajya mu ijuru, bene uwo ntacyo yamarira ubwami bw'Imana. Intwarane mu bwami bw'Imana ni abantu bageze kuri urwo rwego rwo kumenya icyo Yesu yabahinduye cyo. Yaduhinduye abana b'ubwami tukaba n'abakozi b'ubwami, kandi iyo tugeze muri urwo rwego tumenya imbaraga z'icyo zikora, tumenya yuko bituzengurutse abifiteho ubushobozi, tumenya ko ukorera muri ibi biri hanze yacu ni muto cyane kuri uriya atuye muri twebwe. Rero kwizera kwabaye ikintu kitari efficace kuri benshi. Ni ikintu gifite n'ibyiringiro bicumbagira. Ntacyo bimaze mu gihe cya none, kandi Yesu Kristo ntabwo agukeneye cyane hariya mu ijuru. Impamvu n'ubu kiriho aho agukeneye ni hano. Mu ijuru ibintu bizikora, nta effort uzashiraho, nta kintu mu ijuru bizikora. Ariko ahantu Yesu agukeneye ni hano kwenye mapambano. Bwana sifiwe. Mapambano ari he? Pambano mureyazi? Ngo ntago bayazi. Wewe ntago wageze tingitingi we. Awe tingitingi barazi indimi zose. Hano kuri battlefield. Hano aho isi ivuga ko nta maniriho. Hano aho Satani ariho arayogoza, ariho arica abantu, abica mu businzi, abica mu byaha bitandukanye, mu biyobyabwenge n'ibindi. Hano niho Yesu agukeneye. Ntabwo utegereje kuzamukorera mu ijuru. Hano muri iyi si niho agukeneye. Rubyiruko agukeneye muri uru rubyiruko rurarimbuka, n'abandi bose mu rwego rwabo. Ntabwo agukeneye ariya mu ijuru. Bibiliya ivuga iki? Igihe azavuga ngo ngwino mugaragu mwiza wo kwizerwa, azavuga ngo ngwino nkogereza imirimo. Niko mwasomye? Ngwino mugaragu mwiza wo kwizerwa, ngwino nkogereza imirimo.
wabaye umwizerwa mirimo mito reka nguhe minini. Non, entre dans la joie de ton maître. Injira mu munezero shobuja kuko imirimo irarangiye. None se wowe uzarangiza imirimo mu ijuru? Nta mirimo hariya no guserebra gusa, hariya no guhimbaza gusa. Imirimo ni none, kandi kugira ngo uyikore imirimo y'ubwami birasaba ko uba wamaze gusubiza cya kibazo navuze. Ese iyo uhuye n'ingorane ubyifatamo gute? Ukora nk'umuntu wese atazi Imana, atazi Yesu, adafite agakiza. Iyo afite ingorane, ntabwo ari bose n'abanyabyaha bibaze ko ibibazo byabo byose babikemura mu nzira y'ibyaha. No, hari abantu bari honete, ntabwo ashobora kujya kwiba. Hari abanyabyaha ibibazo byabo babikemura mu buryo bwa kimuntu, atari mu buryo bw'ibyaha. Muramanya nanjye? Amen. Iyo afite ingorane z'amafaranga ntabwo ajya kwiba. Hari abantu mu isi bafite indangagaciro nk'izo, biyubashye ndetse kurusha n'abakristo bamwe. None se nimba umunyabyaha cyangwa umuntu atazi Yesu, reka tuvuge utazi Yesu, utarakira ubuntu bw'Imana, nimba ubuzima guhangana nabwo n'ibibazo byabo abikora mu buryo bwa honnêteté, mu buryo atajya mu byaha, ibishoboka bigashoboka, ibyanga bikanga, nawe akaba ariho ugarukiriza, none wowe umurushiki niki wanamufasha? Ahubwo nta mutandukaniye. Ntabwo rero ushobora gukorera ubwami bw'Imana. Maze iminsi ngaravuga nese abantu bashobora gute gukorera ubwami bw'Imana? Cyangwa itorero ribeho iki? Kubera iki hari itorero? Kubera iki hari itorero? Ko abantu gusa bahure batikure gusa. Itorero akazi karyo ni iki? Kujya hariya faut kuzajya dutekereza. L'église c'est l'agent du royaume de Dieu. Itorero n'umugaragu w'ubwami bw'Imana. Comme Israël était l'agent du royaume de Dieu dans l'ancienne alliance. Nkuko Israeli yari iri mu isezerano rya kera. Israël portait le témoignage de Dieu parmi les nations païennes. Israeli niyo yatwaraga ubuhamya bw'Imana mu mahanga ya gipagani. C'était la lumière de Dieu Israeli yari wo mucyo w'Imana au sein des nations idolâtres. hagati y'amahanga asenga Imana zipfuye. Alors dans la nouvelle alliance, Mu isezerano rishya rero, c'est l'église n'itorero qui est l'agent du royaume, n'iryo mugaragu cyangwa n'iryo mukozi w'Imana qui a la responsabilité rifite inshingano, de porter la lumière ufite inshingano wo kujyana umucyo parmi les nations, hagati mu mahanga, la lumière de la connaissance du vrai Dieu. umucyo wo kumenya Imana nzima. Iyo niyo role ya eglise, nta kindi. Ntimubaze ko Yesu yaduhamaye ngo twicare muri zino guzanyuma dutahe tugende mu kazi kacu tuje gushaka ibiki n'ibiki. La raison d'être de l'église c'est ça. Iyo niyo mpamvu yo kubaho kw'itorero. L'église n'est pas le royaume de Dieu. Itorero ntabwo ari ubwami bw'Imana. Même Israël n'est pas le royaume de Dieu. Ndetse na Isirayeli nayo si ubwami bw'Imana. Le royaume de Dieu est plus grand que l'église et que Israël. Ubwami bw'Imana burenze itorero, burenze na Isirayeli. Le royaume de Dieu, Ubwami bw'Imana, ça veut dire le règne de Dieu, nukuvuga ngo aho Imana itegeka cyangwa yimye, a besoin des agents. bukeneye abakozi cyangwa abagaragu. Alors l'église, Rero itorero il a la responsabilité rifite inshingano depuis l'avènement de Jésus-Christ. kuva igihe Yesu yaziye. L'église a la responsabilité. Itorero rifite inshingano. Israël avait défailli Isirayeli yarananiwe à sa mission. ku muhamagaro wayo. Alors nous aussi, Natwe uko nguko nous pouvons un jour faire le triste bilan d'Israël. dushobora kuzabwira imibare tugasanga byatugendeye nka Isirayeli. Tukayoba nitumenye impamvu Yesu Kristo afite itorero ku isi. Nukugira ngo tube abajyana
ubuhamya bw'ubwami. Haleluya. Ariko kugira ngo tubujyane tukwiye kumenya icyo yaduhinduye abana b'ubwami. Kandi aratubwira ngo abana b'ubwami, ngo abana b'isi barusha ubwenge mu by'isi abana b'ubwami. Niko Yesu avuga. Uri umwana w'ubwami. Amen. Ariko warubizi, ese nimba uri umwana w'ubwami ububayemo gute? Urakora iki? Sasa wowe urakora iki ubwami bw'Imana? Kuko théoriquement uri umwana w'ubwami, none urabukora mu iki? Kino cyo kibazo. Uko igihe Yesu azaduhamagara kugira ngo dutange ripoti y'icyo yaduhinduye ko twabaye cyo koko. Muribuka ya migani ya mataranto? Ntabwo shebuja wabari abagaragu yaherukiye gusa kubaha taranto, amaherezo yaje no kubabaza icyo babyaje ziriya taranto. Kuvuga ngo umuhamagaro wawe Yesu awutezemo umusaruro, kandi uwo musaruro ni wo mu bwami bw'Imana. Kubera ko natangiye mbabwira ibyerekeye le réel, l'interprétation du réel, ibibazo iyo duhe nabyo icyo biba bidushakaho. Nashaka gusa ngo mupime uburyo ki mubayeho. Uvuga ngo ushobora kuba wibeshya ko uriho urajya mu ijuru, uri uraba nk'uko Imana ishaka, ariko utabizi aho babipimira kuri ibyo. Ese umuntu atazi Yesu nanjye bitandukaniye he? Dushize ibyo kwatura ku ruhande ngo ndatura Yesu umwami wanjye, muri pratique bitandukaniye he? Ese iyo ikibazo kije mpagarara gute bitandukanye n'uri atazi Yesu? Aho niho rero ukwiye kumenya nimba koko uri l'agent du royaume cyangwa umukozi w'ubwami. Reka rombaye rero igisubizo cy'ukuntu twabivamo ibyo byo kuba turaho tukishuka gusa, kundu dushobora kuba abakozi b'ubwami. Ntabwo ndi hano ngo nsureve ibibazo gusa, ndaje kuba n'ibisubizo. Imana ihabwe icyubahiro. Bibiliya yawe muri Zaburi 107 umurongo wa 23 kuza kuri 24. Abamanuka bajya mu nyanja bakagenda mu nkuge bagatundira mu mazi y'isanzure, barebeye imirimo y'Uwiteka n'ibitangaza bye imuhengeri. Amen. Dusubiremo. Abamanuka bajya mu nyanja bakagenda mu nkuge bagatundira mu mazi y'isanzure, barebeye imirimo y'Uwiteka n'ibitangaza bye imuhengeri. Amen. Umviriza, hano hariho revelation. Ese ari cyumvise? Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, abamanuka bajya mu nyanja bakagenda mu nkuge, et qui travaillaient sur les grandes eaux, bagatundira mu mazi y'isanzure. nuvuga ngo n'abantu bakora umurimo mu mazi. Ubwo rero n'abacuruzi, n'abantu bose business yabo ibera hehe? Mu nyanja. Abantu bose business yabo ibera mu nyanja. Ninde ya mu rugero rumwe kabiri? Uwa mbere ninde? Ni bande business yabo ibera mu nyanja? Abarobyi. Abandi abacuruzi. Ntimubizi se? Abantu bose bafite business mu nyanja, ariko bakaba bayikorera mu mazi ameze gute? Imuhengeri. Les grandes eaux, imuhengeri, amazi akomeye. Aravuze imuhengeri. Ubu nimba ari umuhengeri n'abarobyi, nimba ari les grandes eaux ubwo n'abacuruzi. Iyo yose bafite business mu nyanja. Ngo bene abo byagenze gute? Umviriza. Cela vit les œuvres de l'Éternel, barebeye imirimo y'Uwiteka, et s'émerveille au milieu de l'abîme. Ubwo rero turafata imuhengeri.
n'ibitangaza bye imuhengeri. ni ukuvuga ngo abo bari ku nyanja bakorera mu mazi y'umuhengeri ngo ni abo bagera imuhengeri mu nyanja ngo abo nibo bamenye imirimo ihambaye y'Uwiteka n'ibitangaza bye. Zamura ukuboko kwawe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo abaguma muri ya mazi magufi, iyo mirimo ihambaye y'Uwiteka n'ibihambaye bye ntabyo bamenya. Ubu Kristo bwo mu mazi magufi ntabwo bushobora kumenya ibihambaye by'Imana. Nimba ushaka kumenya ibihambaye by'Imana, ukamenya ubu bwami tuvuga imbaraga zabwo, ukamenya ko bufite ibisubizo by'ibintu byose uhanganye nabyo, nuko ugera imuhengeri. Aho ni uza kubona ibihambaye by'Imana. Imuhengeri ni mu busabane n'Imana, aho Imana iguhishurira iyo ariyo, aho umenya imbaraga z'Imana, aho ijambo ry'Imana ritangira kuba rema muri wowe, aho utangira kubona ububasha buri mu ijambo ry'Imana. Abagenda mu nyanja bakajya mu mazi y'umuhengeri, abo nibo babonye ibikorwa by'Imana, abo nibo babonye ibihambaye by'Imana. Nutagera imuhengeri ntabwo uzajya uvuga Imana ya juju, uzavuga Imana utazi, uzavuga Imana, uzaririmba Imana utazi, uzabwiriza hano Imana utazi. Et lorsque le réel va t'interpeller, ibi bibazo bigaragara bizaguhamagara, tu vas y répondre comme tout homme ordinaire qui n'a pas la foi. uzabishakira igisubizo nk'umuntu wese usanzwe utagira ukwizera. Nenda byumvise? Murabyumva? Amen. Ni ukuvuga ngo ibi ndiho ndavuga ntabwo bigufitiye akamaro wowe gusa nakubwami bw'Imana gusa, bigufitiye akamaro nawe mu buzima bwawe. Ngo ni bande babonye ibihambaye by'Imana n'ibitangaza byayo? Ngo ni bari mu mazi y'umuhengeri, n'abafite profondeur mu Mana, n'abafite ibijyepfo by'Imana. Ntabwo ari abantu gusa bari mu makanisa no mu n'amasengesho adafututse ngo basenze iminsi 7 ngo yabagiye muri 70. Wareba ubuzima bwabo nta na kimwe gihinduka, kuko gusenga ni kimwe, ariko gusenga mu bushake bw'Imana ni ikindi. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hari abantu bazi yuko jeune prière ngo kwiyiriza ni automatique, ni nkuko mwakwandikira ngo paracetamol, urwaki ndwaye munda sinzi imiti babandikira. Ntabwo ari uko, ntabwo kwiyiriza no gusenga ari igisubizo automatique. Kuko Imana ifite uburyo yabivuze. Ni nkuko wakorera Imana ukayikorera mu buryo bwawe, ntabwo Imana izabyemera. Nubwo wakwiruka isi yose ugenda uvuga ngo mwakire Yesu. Muribuka isanduka y'Uwiteka bari bayishize ku igare rikururwa n'inka ivuye ku Bafilisitiya, igeze ahantu hari imikuku itangira za nka zirayicuguza, sibyo? Hari umuntu yagiye kuyifata ntigwe, Imana ihita imwica. Usuvuga ati Uwiteka yamurenganije, kuko utazi ibyanditswe byera. Kubera iki? Kubera yuko isanduka y'Uwiteka ntabwo itwarwa mu urwo buryo, ihekwa n'ibitugu by'abatambyi. Nuvuga ngo hano Imana ishaka kuvuga ngo kunkorera ni kimwe, ariko ukwiye ibyo nemera nibikorwa bikozwe mu buryo bwanjye. Amen. Ni ibintu bikorwa kuri principe z'ubwami. Ushobora gukora ibintu kubera amashyari, murabizi hari n'abakorera Imana kubera amashyari, bakarushanwa cyangwa bagakora ngo amazina yabo amenyekane. Abo ni abantu buzuye lego. Ngewe ishobora kuguhambira ntunabimenye, undi yavugwa ukarwara. Uvuga ngo ibintu Imana yemera ni ibintu bikorwa bikurikije principe zayo, haba gusenga, haba kuvuga ubutumwa, haba kwikorera, bikwiye kuba byujuje iby'Imana isaba. Imana ishimwe. Amen. 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 Nuvuga ngo imuhengeri ni mu busabane n'Imana, aho Imana ikuzi mu buryo bw'umwihariko nawe ukayimenya mu buryo bw'umwihariko. Aho niho Imana izakwereka ibitangaza byayo, izakwereka imirimo yayo ihambaye. Mwibuke iyo Zaburi,
rero mukwiye kumenya ikintu kimwe, Imana iduhamagarira. Nora ngubu par exemple abantu bavuga ngo isi ngo imirimo y'Imana yambaye iriye ko tutayibona, ntabwo uragera imuhengeri, full stop. Bwavuze ati ntabwo uragera imuhengeri. Reka guta umwanya bati ko imirimo y'Imana ngo ndiyiriza ndagira ari gure umuntu ntava ku masengesho. Bene data, mwarabonye ihene hano kuntu imeze, nawe niko ameze. Ariko wajya kure mu buzima bwe nta na kimwe cyahindutse. Umuntu amaziki, ayo masengesho ataguhindura amaziki, imijinya ni yindi, bikini biki nta guhinduka guhari. Nukuvuga ngo ukwiye kurevoya amasengesho yawe uburyo yasenga, kuko ashobora kuba atari imibavu ihumura neza, kuko Imana yemera gusa ihumura neza. Kandi ihumuriza ni yihe? Ni yavanzwe mu buryo bwayo bikurikije ibi yategetse bizakora imibavu na quantité ya buri kintu byete ingredient. Nimutabivanga mu mibare yayo yavuze muri birahari. Imibavu nako yose ujya gufata imibavu yavuze ngo muzayivana muri iki giti kandi kuri iki giti muzafata amagarama ya kuri kiriya amagarama ya hanyuma muvange. Iyo niyo mibavu abatambyi bazajya bosereza imbere yanjye ku gicaniro cy'imibavu. Ndivuga ngo nujya gufata ikindi giti cyangwa cya giti yavuze ariko avanga quantité itariyo ingero itarizo, iyo mibavu yawe ntabwo Imana yemera. Nimuvuga ko ikibazo cyabwo ari imibavu, ikibazo ikiye gukorwa uburyo Imana ibishaka yabitegetse. No kwiyiriza no gusenga bikwiye gukorwa mu buryo Imana yabitegetse. Nawe nusenga na bujinya n'ibiki byose. So maza Yesaya 58 ntabwo Imana igaya Abisirayeli kutiyiriza, ariko ibagaya ko biyiriza mu buryo butari bwo. Kandi Imana bikayobaza ngo ndabareba. Imana igitangaza kavuga ngo muzasome neza ngo ese nguko kwiyiriza kwanyu kugeraho mugona amazusi gutya. Imana yavuga ati ndababona ukuri inzara yagize gute yabagonze byose, ngo ariko ntago nsubiza kuri ko mumeze gutya. Jewe nsubiza iyo mukoze ibijyanye nuko navuze. Ari n'ahantu numvise ngo bakora abakristo bakora competition kwiyiriza matorero amwe, mwarabyumvise webana ngo mimi nimepiga 7 jours sec, ukumva uri mu Kristo mitapiga 10. Ibyo birahari. Umva abantu bazi ibyo barakora. Imana se ni Imana niyo ni mikino, ntabwo ari Imana. Umuntu ashobora kwiyiriza umunsi umwe ukemerwa bya bindi bihishwe muhengeri Imana ikabiserura, nawe ukamara iminsi itavaho ugasigara uri ku magufa gusa. Wajya ugasanga ekada na daimoni iragusuzugura, kubera yuko ntabwo urabikora muri principe z'Imana. Nk'umuntu agiye mu masengesho y'urudaca ari muri rebellion atumvira abayobozi, ese Imana iramusubiza ekada, kuko ari principe yishe. Mwajubise principe yose wica nushaka usenga amasengesho y'umwaka ntabwo Imana yumva. Abana batumvira ababyeyi bakajya mu masengesho abo nyine ngo nimepiga 7 jours sec, ururatwika igifu gusa mu ijuru ntabwo bakumva, kuko ari principe wishe ngo ubaha so na nyoko ubone kuramira muri isi. Okay, abantu bari munsi ya autorité yaba bashakanye uko Imana bivuga kwiye kuba, yaba abana yaba mu itorero n'ibindi byose. Ibyo iyo umuntu atabyubaha nagenda asenge nagenda gure gute ari muri rebellion, Imana gwisubiza, kuko ari principe wish. Cyangwa umuntu akava hano akivumbura ngo agiye mu indi eglise, aragiye Imana iziko hano afite ibibazo ntabyo yatunganije, kandi ikindi nacyo ntabwo agiye kubera ubushake bw'Imana, hanyuma aragiye hanyuma agiye ngo mina piga 40 jours, piga 40 jours. Zitagupiga nawe. Ntabwo Imana ira muri ibyo bintu. Imana iravuga ko umutima uzigama amategeko yayo, uwo niwe Imana yishimira.
abantu benshi bari barayirera mu butayu ngo barasenga ngo n'abanyamwuka bagira gute amapantaro ntagifata yangira cyamfata murabibona. Niba abandi ngo baragonise bati none araza gupfa. Iki Imana izavuga ntabwo izagusubiza ahubwo izagutumira abaguhugura kugira ngo noneho ibyo urakora bigira umumaro mu bwami bw'Imana. Ahandi hano Imana iduhamagarira kujya hehe? Muri profondeur. Muri Yesaya 37 31. Imana ishimwe. Haleluya. Ese wabyumvise? Ugende sibyo? Ugende utekereze kuri ibi. Jewe nago nifuza ko muzongera kwiriza musenga mudasubizwa. Byiza mwagenda mukirira mudatwika ibifu byanyu yose. Kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera bashora imizi hasi. Umviriza hari bazashora imizi hehe? Hasi. Hanyuma ingaruka? Kandi hejuru bazera imbuto. Amen. Haleluya. Ushaka imbuto z'ubwami ukwiye gushora imizi hasi hanyuma hejuru akera imbuto. Imbuto zituruka kuri profondeur y'imizi. Babyumvise? Yonda byumvise. Ongera usomera ari. Kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera bashora imizi hasi. Kandi hejuru bazera imbuto. Amen. Nuvuga ngo abo basigaye batahitanywe n'urubanza rw'Imana ngo bagende bahenebere amahanga batware ari imbohe n'ibiki byose, abo bazasigara ngo bazongera bashora imizi, bazashora imizi. Imana ivuga ngo bazongera binjire mu busabane nanjye bitume bagira gute? Bera imbuto z'ubwami, bagaragaza ubwami, abantu bakamenya ko bari mu bwami bw'Imana. Nawe rero nimba ushaka ko ubwami bw'Imana buseruka mu buzima bwawe, Satani akamenya kuri mu bwami bw'Imana utari mu idini gusa, muri denomination runaka. Kuko abantu ntabwo bagikunda kwitwa abapagani, bashaka kuba mu itorero. Iriya urazijeje? Iriya ni nuzeye, ni anesthesia Satani atera abantu. Kuko yari mu itorero azavuga ati genda ubwiriza batari mu itorero. Kandi mu matorero harimo abo kubwirizwa. Iriya ni anesthesia. Ni ikinya. Ariko abari mu bwami ntabwo ari benshi. None ashaka kurangiza mbabwira ngo ibi bihe turimo byo gukora imirimo y'Imana y'imperuka mbere ko Yesu agaruka, kugira ngo tuyikore Satani tumuneshe, ibigeragezo byo muri iminsi ya nyuma tubikubite hasi, kugira ngo isi imenye Imana yacu. Birasaba ko twiga kuri ibintu bibiri, yuko ababonye imirimo ihambaye ngo nibariya ngo bakora business mu mazi muhengeri, ngo bariya nibo babonye ibihambaye by'Imana. Hanyuma abayuda bazera imbuto n'abazashora imizi. Toujours la profondeur. Imana tuwamagarira ibijyepfo, kwinjira mu busabane bw'Imana mu buryo bw'ibijyepfo, mu buryo iby'isi uzageraho aho kugira ngo ubyiruke inyuma nibyo bizakwiruka inyuma. Iyo abantu bari muri profondeur, iby'isi ntago babyiruka inyuma, nibo byiruka inyuma. Muri ibi by'isi abantu bahangayikira, iyo uri muhengeri nibyo bikwiruka inyuma. Izi mbuto rero z'ubwami zera ahari profondeur, zera ahari ibijyepfo. Ababona ibihambaye by'Imana mu nyanja nabo manuka imuhengeri. Ndivuga ngo Kristo bwo hejuru hano ku nkombe hari cyangwa ku mazi ariya yo hasi ntabwo bushora kubageza mu kubona ibihambaye by'Imana. Niyo mpamvu yewe niyemeje
gukomeza gushaka ibijyepfo by'Imana. Niyo ntego. Amen. Pana guta umwanya muri ibi bintu, intambara z'amafuti zitafite umutwe n'amaguru abantu benshi baba barimo, n'ubukristo bw'uburyarya butari bwo. Aho usanga abantu mwahawe amahirwe yo gukorera ubwami, ni amahirwe adasanzwe. Gukorera ubwami bw'Imana ni amahirwe adasanzwe. Dore uko Pawulo avuga ngo ese ngo ko mwamenye Imana, yabwiye Abagalatiya, hanyuma turangize dusenge, ngo ese ko mwamenye Imana, ntabwo ararangiza, ese ko mwamenye Imana, mwahawe kumenya Imana. Ijambo rikurikira ngo cyane cyane ko mwamenywe nayo. Murabyumva? Ngo ko mwamenye Imana, ariko cyane cyane ko mwamenywe nayo. Kumenywa nayo niyo mahirwe umuntu akwiye kugira. Imana ihabwe icyubahiro. Kumenywa nayo nigiguhamiriza, nigivuga ngo umugaragu wanjye Antipa, nigivuga ngo usatani uvuye he, mvuye kuzerera no gutambagira isi, wabonye umugaragu wanjye Iyobu mu isi. Nigivuga ngo nabonye umugabo yanejeje umutima wanjye, uni Dawidi. Imana yo mu ijuru ikabiguhamiriza mu isi y'umwuka, hanyuma amaherezo ikamanuka guhamiriza mu isi y'abazima. Imana ihabwe icyubahiro. Nimba ushaka ko Imana iguhamiriza mu isi y'abazima, ibyo bibonwa gusa n'abariya bakora business mu nyanja, mu mazi yo mu muhengeri, nibariya bashora imizi bakera imbuto hejuru. Wowe urashaka ngo were imbuto hejuru hano mu isi kandi nta mizi ufite mu Mana. Urazi icyo bibyara? Bibyara uburyarya. Haleluya. Amen, amen. Amarika zawe bakubita amakofi. Reka turangize bene, mbabazi ikibazo kimwe. Nimba ushaka kwera imbuto udafite imizi, izo zitwa gute? Tu seras obligé de jouer l'hypocrisie chrétienne. Biza gusaba kugira uburyarya bwa Gikristo. Bya bindi mujya mwita ngo yigize umunyamwuka. Bariya bigira abanyamwuka nta miziba bafite, kuko ntabwo ari umwuka bahamiriza. Nibo bajuwa roje, bafite game yabo, hanyuma bakerekana abantu ko abanyamwuka ngo babubahe. No munyamwuka ati ntava ku karago teragahambiriyeho. Umunyamwuka ntabwo dushaka kumenya ibi birago nibiki, turashaka kumenya izo mbuto authentique zirihe. Ni misozi ngahe ibanganye ubwami bw'Imana amaze kwimura, n'abantu bangahe umaze kugeza mu bwami, n'amarembo angahe amaze gukingurwa ngo abantu bave mu mwijima wa Satani, n'abadayimoni bangahe umaze kwimura ukabambura karere, ukimika Yesu, ugashinga ibendera y'ubwami bw'Imana. Ibyo nibyo imbuto zera iyo umuntu imizi imanutse imuhengeri. Nayo ibindi ni fake. Wa mugani wa abamukritika Trump ngo ni fake news. Abo ni fake news. Ubuhamya bwabo ni fake. Kibazo nimugende mutekereze kuri ibi. Murabyumva? Icyambere, reba ijambo ry'Imana urebe yuko ubuzima bwawe buhwanye n'ibyo rivuga. Number 1. Reba ubuzima bwawe urebe ko ijambo ry'Imana ubuzima bwawe buhwanye n'icyo rivuga. Icya kabiri, reba nimba gukorera Imana kwawe nimba uyikorera bigenderera kuri principe z'Imana. Icya gatatu, reba yuko ufite iryo shaka niyo nyota yo kujya imuhengeri mu gushaka Imana. Ibyo ni bibazo ukwiye kwibaza wowe, nta n'undi muntu azabyibaza mu mwanya wawe, nta n'undi azabisubiza niwe ukwiye kubisubiza. Rero nashaka kubaha n'impanuro, nimuzabe mu bigare, nubwo byaba byitwa ko ari byiza. Ibigare bijyana mu irimbukiro. Tangira usuzume ubukristo bwawe. Okay? Ngo ko mwamenye Imana
cyane cyane ko mwamenywe nayo. Nimba ushaka kumenywa nayo ikaguhamiriza, tangira kwireba ubwawe imbere y'Imana, kuko igihe Imana iza guhamagara nta wundi muzajyana, peke yako, kila mtu na mzigo wake, hakuna atakayemtetea mwingine, kila mtu na mzigo wake, umuntu wese n'umutwaro we. Tangira wirebe uragenda gute wowe mugambi w'Imana. What are you doing now for kingdom's sake? Urakora iki kubugambi? Kibazo bikomeye cyane. Muzi ko Imana izana urumuri arikabereka bose hano, abantu bakwiruka, kuko abantu bari mu buzima butari bw'Imana yabahamagariye. Ubukristo bwabaye ibintu bimeze nka club gusa. Ntabwo ari ibyo. Ni bande bashaka ko twimura ubwami bwa Satani? Nimba mushaka ko tubwimura mu mahanga, nta rundi rufunguzo n'aya magambo. Aha ni wari urufunguzo. Ibi ni tubimenya, tukabishaka, tukabiharanira, nta kabuza ibihambaye by'Imana bizabonwa. Haleluya. Kandi imbuto z'ubwami zizagaragara. Duhaguruke. Iyi ntabwo ari idini, nushaka kurwana ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana. Nturebe warivuze, reba ijambo icyo ryavuze. Imana ihabwe icyubahiro. Mwabyumvise? Wowe reba icyo ijambo ryavuze. Duhamagara rero kujya imuhengeri. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Kadusenge. Data, turagushima mu izina rya Yesu. Urakoze kuri uyu muhamagaro wo kuba abana b'ubwami bazima, abana b'ubwami bashaka ibijyepfo by'Imana, abana b'ubwami bashora imizi mu Mana nzima, bakera imbuto z'ubwami muri iyi si, isi gahembuka, abanyabyaha bagakizwa, Satani akimuka, abantu bakava mu mwijima bakaza mu mucyo, bakava no mu bwami bwa Satani bakaza mu bwami bw'Imana. Reka mwami umuntu wese yumvise iri jambo, umuhambure ibitekerezo bitari byo muri we, umuvane mu kwishuka, aherezo ijambo ryawe, aho yatsinzwe, aho ijambo ry'Imana rimutsinda, apfukamye yihane kandi abivemo. Iminsi iradusiga iragenda, ibyo byo gukorera mwami bigenda biduca mu nyanya y'intoki, kandi turiho turajyayo ntago tuvayo. Bibiri tubwira ngo ducunguze uburyo umwete. Buri muntu wese mwami umwe kuva mu bidatunganye, ave mu bidatunganye, ave mu bigare, ave mu tugambo, ave mu binyoma, ave mu buryarya, ave mu bukristo butari bwo, kugira ngo mwami agire intego imwe, gushaka ibijyepfo byawe. Urakoze mwami, iri jambo Mwuka Wera ukomeze uryagure muri buri muntu wese waryumvise. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom, shalom.